niyo mpamvu Rayon Sport Day bidasubirwaho iri ku itariki 16 z'ukwa munani muri stade Amahoro. 16 z'ukwa munani. Nukuvuga ngo shampiyona zatangiye Yanga satanya 18. Oya izabatangiye muri iyo weekend. Ego umva icyabaye ahubwo Ferwafa yabwiye Rayon ngo ntidushobora kubazitira ntitwabuza ku ikipe nka Yangiza mu Rwanda na amahirwe ku mupira wacu. Mwebwe ni mwandike musaba niyo stade biri gucuruza stade risho ko iyo tariki mwazakiniraho 16 twe turajya muri ministere tubasabire stade kuko ni Ferwafa igusabira hanyuma turanandikira Rwanda Premier League tuyibwire ibintu ni bibiri bimure shampiyona izaye muri weekend ikurikiyeho cyangwa se fixtures yanyu mwe nka Rayon ariyo bimura n'ikipe mwari kuzakina muri shampiyona kuri iyo tariki. Ibyo niko bimeze. Rayon Ferwafa bameranye neza bari kwifasha atagira umuntu uteranya Rayon na Ferwafa bidahinduka 16 z'ukwa munani barakina muri stade Amahoro. Hanyuma ndagaruka kuri gahunda imwe, Super Coupe yo ishobora kubera muri Pele Stadium kubera ko ku itariki 8, 9 n'icumi abayehova bo mu Rwanda abazaba bafite abashyitsi bagera ku 4,000 abayehova bo ku isi yose bakomeye bazaba bari Nyarugenge bafite icyo bita ikoranira igiterane karundura muri stade Amahoro. Abayehova kabisa tariki 8, 9 n'icumi udakandagira aranga bazameze nabi cyane ku stade Amahoro abasora cyabamo cyane cravate na costume nyinshi. Icyo rero bivuze iyo weekend niyo ari kwa Super Coupe stade bamaze kwishyura bamaze kuyibaha murabigenza mute Super Coupe mugomba kwishyira hehe ariko se kuki Super Coupe Liga kuki yavuye ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani kuko yari iteganyije ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani yagiye ku icyenda ite kugira ngo binahurirane n'icyo gitaramo cy'abayobozi muri stade Amahoro. Simbizi nabagiye kukurisha hanyuma icyo mbaza icyo ahubwo Rayon Sport rero yafashijwe yafashije Simba na Amini Yanga. Rayon izishyura izakoresha miliyoni zigera kuri 50. Rayon izishyura hoteli izabahereza imodoka bazagendamo bisi y'abakinnyi van ya staff n'imodoka nk'eshatu z'abayobozi nziza ziyubashye. Hanyuma Rayon Sport izabafatanya n'anshaje ku biryo n'amatike y'indege. Rwanda izabatwara nabasubizeyo hanyuma banabakodesheje ashobora kujya muri hoteli ifatanya nayo yitwa Delight hano i Nyarutarama. Hanyuma birumvikana yuko icyo Yanga izifasha nicyo bita frais de mission. Amafaranga baha abakinnyi no kuko bideprashije. Perezida wa Yanga aravuze ati ku bukene bwanyu izo match nene buri mukinnyi muciye mbaciye bitatu ku bakinnyi 20 buse mwabona 60,000 perezida wa yaratarutse ibyo nzabyishakira nari bazi cyanyuma. Ikibazo nabazaga cyanyuma ese koko abareyo bategereze Abedi nibyo 100% Abedi na Rayon Sport bumvikanye bivuga amasegonda agiye kurangira ko moderator yakubajije bumvikanye miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda myaka 2 ariko agahembwa miliyoni 1 n'igice kabisa ku kwezi. Rayon igomba kubikora ariko Rayon bafite target yo kubona miliyoni 50 ku kanyenyeri kuko kuyata flopinze tugomba kumana n'uwo bita Olivier Mwizamu rya Rayon Sport. Ubwo tugiye gushaka abakinnyi babiri ku kanyenyeri. Akanyenyeri na Kairo Renzo. Akanyenyeri 00,800. Nuvuga ngo code ni 00,800. Umureo nahagara amaze kuboneka miliyoni 15 hakenewe 50. Akanyenyeri 00,800 ndo swate ndaramaze n'igihe adakina reka manze ndebe. Iminsi 2 irashira. Noneho atekereza ko muzamu akaba improvinga ikoze tize nyine umunsi umwe 2 kame nyine masozi bazashyushye ubu wakangutse nyine. Ikintu cya mbere cyamweretse yuko umuzamu ari Pasquale. Mureke biriya byo kuba bari kumutsinda ibitega adakora parade. Biriya byo n'ubuswa mvukanwa. Hari ubundi buswa bukabije. Hari icyo bita gukora basi tize ukazikora mu buryo bwemewe. Reka mbaye ngibyo biri basics nk'umwatlete nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wamenyereye kwizigira. Hari ukuntu mubanza gukora ibyo bita warm up nyine mukiruka bisanzwe. Iyo ni party ya mbere. Iyo murangije warm up ako gace nyine mutangira nta buri abantu bahitajya ngo mu bya deka nagari ikurikiraho ahubwo abatoza abakreya ibyo bita nk'ama situation ashoboka muri match yaba ku muzamu ugafite umutoza we n'abakinnyi nyine akavuga ati wenda
tugiye kwiga kano kantu twakwitwara mu gutenda nko kudefanda nka biriya twavugaga wenda twavuga tuti wowe tugiye gukora wenda abakinnyi batatu wenda badefanda mutangira mudefandisha umwe mukazamura bakaba babiri mukazamuka batatu niba ushaka ko wenda uruhande runaka ruburokwa n'abantu batatu ni urugero nyuma ukaza noneho kubyagura ukabishyira mu ko bita akaminije cyangwa mu cyo twita jeredui urabibona taka jeredui noneho bivuye mu kubibereka gusa muri teori ushyizemo na baro bagakora nyine iyo muvuye muri jeredui noneho nibwo ushaka gushiraho nk'aka game noneho nya game ukaba ati mukino wenda iminota 20 kandi akenshi bakina demitere buriya imyitozo myinshi bakina demitere ariko nyuma ukazagenda wamera urugendo byongera kugira abakinnyi 90 reka nkugire rero mu kintu gisekeje uwo mapara yikora no kwiruka n'utundi twose kwiruka byarabishobora bajya mu situation twatundi abazamu baba bavuga bati wenda atera ryama byuka kwa kundi nyine batera iburyo umupira murakukanya bagahita utera ibumoso bakanya bagahita utera hejuru kugira ngo ukore ama reflex iyo akoze gatatu ahita hamagara Mugemana hagira cyane ati umugongo ntugenda umugongo ntugenda no twavuga ngafite mu kiganza kimeze nk'ibirenge bifatanye aragenda cyane hanze y'ikibuga cyangwa wenda rawurwaye mu buzima busanzwe kwari igihe ukora amisa amaze Nyarugenge niyo yabakoresha ntabwo wagakwiriye kubaho kubonaniza muri rusange rero uyu musore Mugemana umuganga wa Rayon Sport yaravuze ati uyu muntu wagira ngo umugongo we rwose ni wagira ngo sumukinnyi ahora buri kanya ari ku mapainkillers bahora bamasa bahora basiga nyine bivuze se uyu muntu yafata ate umugongo udakora none cyo baje rero kuri Bakame Bakame yaravuga ati rero arakabikora gutyo kuri Mugemana tuvuga ko ari kwivuza umugongo wenda muri jeredui anakine n'iminota isabwa anakurema ka aramubwira ngo mwaretse ngo tugakukene ngo jeredui ngo y'iminota 5 jeredui y'iminota 5 oya mumbwire ndo wamuzanye iminota 5 ninde wamuzanye ninde wazanye umuzamu ngo akuyari asize umuzamu ko umuntu wazanye dafe atari wamuzanye asize umuntu bita Nicolas Sebo tutagifite amasezerano yo gukura Sebo gato byarashobokaga cyane ishakiraga rero utora mu wamenye umuntu wazanye umuzamu utari umwatlete mu buzima busanzwe kuko ni wazanye umupira ninde wamuzanye pira mu Rwanda urimo abakomisiyoneri kuko niba perezida bareba cyumva abantu nk'abo bakemerera kubazana abakinnyi muri equipe hari ikibazo gikomeye muri leadership niba mwarabonye case ya dafe uko yagenze mukabona case y'abadurayi jaro n'abasana na uko yagenze 2025 mu mpeshyi ukemera ko umuntu akuzanira umuzamu nk'uwo nta hantu muzi nta kintu muzi ukabyemera harimo ikibazo gikomeye cyo kudashishoza azakomeza bibe reka ndeke barashaka abakomisiyoneri b'umupira ntago ari kimwe n'abakomisiyoneri bindi ku neza y'ikipe reka mbireke twakomeje uyu rero umva rero ikintu gihaye mu masezerano yasinyanye na Rayon ku noti 10,000 bamuhaye barayimuhaye ndamaze kuyimuha abumvikanye ko naramuka agaragaje urwego ruri hasi ko bazamuha amafaranga y'amezi 2 y'imperekeza bagahita bamusezerera Rayon Sport 10 baramuhaye yarabitse aratwaye Rayon Sport rero nta nko kwiruka Rayon Sport ubwo ni miliyoni 10 z'amanyarwanda 15 kurere yo gufinisha umuntu utazi atarakira match mwamutegeye uyu mutipe uzi ikintu kiri bube nyereka bareo kabakamba uyu munsi batekereza ko bamubwira ko nta kirimo ariko bavuze ati nimureke twihereze iki cyumweru guhera ku wa mbere uyu munsi kugera ku wa gatanu tumukoresha imyitozo irimo imbaraga turebe nibigera ku wa gatanu tuzaderibera hazaba harimo umutoza Lotfi hazaba harimo Bakame irambona nk'umuntu wabamukinnye azakurikirana imyitozo yose ya Rayon Sport 5 abo bantu batatu ngo bazicara babwire president bati hari ikirimo twagoragoza akabari kuri bench cyangwa se nta kirimo shaka amafaranga y'imishahara ameza dusezere umuntu utaranafata na match nimwe gusa ikigaragara rwose ni bya bintu ngo ngo ndavoma bimeneka ariko performance gisa Iva muri hejuru cyane ari hasi cyane ku buryo ngo Rayon Sport yatangiye gutekereza kuganiriza umuzamu Olivier Gishweka yarashoje muri Saudi Arabia yego ari hano mu Rwanda yarafasha no mu mikino y'agaciro yabara umuzamu mwiza ariko ngo arasaba $2,000 Olivier rero by'umushahara Olivier rero n'amakuru yandi namenye ibyihutemo nuko nuwo bita
uyu mutoza wa polisi bamwitande bamwita Ben Musa aravuga ati kugira ngo nzagire abakinnyi b'abanyamahanga bahagije imbere niba hari umuzamu w'umunyarwanda nimumuzane polisi yo bitatu yabima bya Sarere. ubwo rero bigaragara ko hagati ya polisi na Rayon Sport rwose Olivier ashobora kuguma muri iyi Mukura yatangiye Mukura irimo iraganira na Oya Seba njye byose sinabishyigikiye bafashe Olivier hakiri kare ahubwo Olivier amafaranga amaze kuboneka mu kanyenyeri nubwo ari aya Bedi umuzamu riga zandani zivuga ko Olivier standard mu Rwanda nibura ngo nko kubagirira impuhwe minimum $2 rero yahemba $2 umuzamu $2 miliyoni hafi ubwo ariko namurokirita make namurokirita make tukayibara mu mishahara ariko rero urebye bashatse ntabwo ntiyabyemera kuko Olivier nambwene kamusinyishe umwaka umwe bayamo bashatse cyangwa bayamo ndagwa miliyoni 10 za rokirita ngwembe miliyoni 2 ariko Olivier nawe akunyunguze yego ntabwo yabuze ikipe ni umuzamu mwiza pe Lorenzo namubwira ati uratangira gukora akazi mu kwa munani uzagasoza mu kwa gatandatu namusinyisha ubwo se amezi 10 namusinyisha amezi 10 ameze gutya salary ya miliyoni 2 mu mezi 10 si miliyoni 20 be namusinyisha amezi 10 salary namusinyisha umwaka umwe donc salary ya miliyoni 2 ku kwezi zika miliyoni 20 mu mezi 10 nkamukubitana ku kitoma miliyoni 10 umwaka umwe miliyoni 30 nazishyira ku muzamu Olivier iriya Pascal amuramo n'amasituwasiyo uramutse Olivier afite inyungu uramutse Olivier wani byamugarura mu Mavubi Amavubi se kuba atagaruka mu nuko adakina ari Kigali yatangiye pressure abafana hari Karenzi ari kuri SKFM wicana kuri Radio Rwanda Jean Ricaye kuri BN bamureba ari mu izamu rya Murezi atari Saudi Arabia waraye ntari musubiza uramutse kuri turiya tugoma tw'abare bamuririmbira uramutse urigishweka polisi gatereka hano erega nuko ryagira discipline muri context y'amafaranga context y'amafaranga wajyamo irahemura polisi ifite amafaranga muri Africa ya Krizam ntabwo ari fiakere gusa muri Africa nta muzamu wungurusha Olivier muri Africa umuntu wamurusha atafunzemo ibintu bikomeye Lorenzo ari tayari ashaka gufata manije kugufata umunyamara ufatira yakoze save zera kuri 23 dukina na niji Cape Verde wide Cape Verde iryana yica murayibuka match twakoze 0-0 mugaragu niwe wari wagiyeyo niba atari City wari bamukubise baro 23 Olivier Nizamu wavuze match ya Senegal ariko bro ujya muri match asuzanya na Diamnadio na baba ejo bundi bazidane baripimye muri ibi bintu bya tournament penalty yazimari hanze Olivier ni igikoko oya n'umuzamu iyo bibiri wabimo $2 twakomeje Rayon Sport niyo bashaka gusinyisha abakinnyi mu gihe kuyate yabaye kuyate baraye batangaje ko miliyoni 15 arizo zimaze kugera ku kanyenyeri zitarimo amafaranga ya fan club zirimo zirakontribua ku ruhande urumva ko ari intambwe nziza barimo barashaka gusinyisha abandi bakinnyi nabaye bakinnyi bandi bitayinura ko binjira muri Rayon Sport ariko umuntu yabanza akapudetinga ko bagiyemo n'ibyo batanzweho nk'uyu musore ntarindwa Aimable 10 barayimwaye ni umukinnyi wa Rayon Sport yahawe miliyoni 10 azahembwa 700 by'amanyarwanda bakoze transfer nziza cyane kugira ngo asinye ni imbaraga zikomeye cyane za Rotifipe uramwana navuga ati wewe nk'ukora imyitozo hari message uraburi kuba amafaranga muri kumvikana bari kuguha hari icyo birahindura yasabaga 12 majority y'abayobozi yashaka 12 ariko byaje kuranya bamuhaye miliyoni 8 bakoze transfer nziza kabisa nimuzanatungurwe mubonye no mwana agiye abanza abamureba urwego rwa Aimable n'urwa Kanamugire mubagereranya gute mubona muri polisi abazi urwego Aimable hejuru ya Kanamugire ashobora gusinya muri polisi agasimura pasi niba ari upgrade kuri Kanamugire Aimable ni umukinnyi uzi gukina zone ye pe iyo mubwiye ngo mission nguhaye cyane cyane ibintu bya mission bavuga ati wenda mugiye gukina Kevin Hakin uyizirike kuri Kevin Hakin ibyo bintu bishoboye cyane ariko kubera ko ari n'umwana wazamukiye muri UR bora yavuye muri UR direct ajya muri Mukura ntabwo ari abakinnyi benshi babona bava muri UR bajya muri Mukura ako kanya n'undi bita Rivaldo yasinyiye nawe wagaga wezahembwe 800 nawe sinye miliyoni 10 imyaka 2 yego ariko ko bra Rivaldo yatanzwe n'imikino yanyu mujya mukina bura kintu ikipe ya Golden Generation niyo yamugaragaje avamo ajya gusinyira Gasogi n'umuhanga jewe naramwirebeye yagaragariye mu Gaciro asinyira Gasogi none Gasogi nabwo ariko yanagaragaye no muri batwaye igikombe cyo bundi nabwo yari arimo niyo president na Bra ajya muri Gasogi yari yasinyiye na Bugesera
ariko Kenisa aramwihamagara amuga ati sha urajya mu cyaro wa mwana we kuri umunyamujyi mu cyaro ugiye gukora iki umwana arisubira asinyira agasogi ubwo ariko yavuye amasoje amasezerano ariko mbere yo kwinjira kuri abantu bibazaga ngo Rivaldo ntabwo yabanzagamo mu minsi ya nyuma cyari nk'igihano cya Kenisa kuko yanze kongera amasezerano Kenisa naravuga ati rero ntabwo twagukinisha turakinisha abakinnyi dufite muri projet abandi bakinnyi bashobora gutizwa ni Asanana Muhanga na Gicumbi ngo ziri kumushaka bashaka kumuhima ariko no mupaseri mwiza uriye ku 800 Asanana ntabya pasa ntabya pasa kamara nimero 9 yaragakinnye ntabya pasa nyumvira tutabitinze yigira mu ikipe mu mwanya zabureza kuri dosiye yanga kwizigira nyumvira rero akantu gatoya ahembwe 800 bashaka ikipe ko imuha 400 iyamuha 400 Asanana hanyuma na reka zagishira arajya muri Muhanga ku makuru mfite azawutera yewe uretse umubiri uzabe mwiza tugiye kujya kuri dosiye yanga Rayon Sport Day izaba ku tariki hari akahindutsemo gatoya bazakinira he Super Coupe izabera he yanga n'ikireo yayihaye amatariki y'ingenzi byose tugiye kubijyamo anagira mumenyeshe ko RDB kwiba mu kwezi kwa 8 amatariki nayahe bimeze bite itariki nayo natangaje iyo nkuru nari breakinze kuri kuri Instagram yanjye nanayivuze kwa gatandatu hano tuyigukuraho tuyigushishura tuyitangaza ahangaha niba harimo shanjoma niba harimo shanjoma yawe ni yanjye ni ayinoze icyo kunoza ni kimwe rero okay ntacyo bitwaye kuko yabimbwiye n'ubundi byararangiye perezida wa Rayon niwe wari wampaye itariki ambwira ko ari 15 ariko hari akantu kahindutsemo bashyize 16 mbaza ngo kubera iki kuzigira kubera iki abicaye baravuga ngo abantu bo mu ntara ku itariki 15 hazaba ari kwa gatanu twaba tubari imise reka tubishyire kwa gatandatu ari muri weekend abantu bo mu ntara babona uko bideplasa baze batakoze yego